yifuza umusore utari mukuru utari na mutoya cyane. Utari mukuru utari mutoya cyane bishatse kuvuga iki? Aba yafite imyaka 27 kuzamura. Umusore uzi gukora, umusore usenga, umusore wubaha nanjye akanyubaha, nyine tukubahana. Yego. Ku buryo n'abantu bazajya batubona bazajya bifuza kumera nkatwe. Claudine, ushaka umusore ukora, umusore wiyubaha. Mbere y'uko umuntu akubaha ariko bisakwa nawe wiyubaha. Wowe icyo kintu cyo kwiyubaha ukiziho no kuba wabasha kubaha? Ntabibasha. Wowe ibyo bintu urabishoboye? Ngiye mubonye namwubaha kurenza uko niyubaha. Ntago wagera mu rugo ngo mutere hejuru ari wowe? Oya. Urukundo namukunda asa ahubwo nanabikora. Claudine, ntago urukundo ruhora ari paradizo, ntago urugo ari paradizo. Uyu munsi mubijyamo ari ibintu byiza, ejo ibintu bikanga, abantu mugashwana, ibintu ntibigende neza. Bivuze ngo wowe wahama hamwe ukihangana ugatuza, cyaba ari ikintu cyabaye mukakiganiraho cyangwa wazingutwa ukahita witahira? Oya, ntago nataha. Ntago nasiga abana banjye. Urumva nyine twaba tugiye kubyara tugakora umuryango, natuza nkaguma hamwe tugafatanya tukumvikana. Ubaye udafite abana ukagutanya gutera hejuru ahita wigendera? Oya. Urakomeza nyine ukarebaho impamvu biturukaho, mukaganira, mugakemura ibibazo mufitanye. None se Claudine, kumva umusore umeze gutyo wifuza, umusore usenga, wese urasenga, wubaha Imana? Ndasenga ariko gusenga n'umutima w'umuntu. Urashaka se umusore kuva ku myaka ingahe kugeza ku myaka ingahe? Kuva ku myaka 27 kugera kuri 35. Atarigeje 35 cyangwa atagiye munsi yayo? Yego. Murakaza neza ku Muranga Family TV, muri kumwe nanjye Umuranga Lina. Nk'ibisanzwe ahangaha duza abakunzi ibintu bikagenda neza. Waba warigeze kugerageza urukundo bikanga, waba uri umudivorce, waba utarigeze ugerageza ibintu by'urukundo ari ubwa mbere ugiye kugerageza amahirwe mu bintu by'urukundo, wagana Umuranga Family TV tukabafasha, tukabahuza ibintu bikagenda neza. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa, umuntu waje atugana, umukobwa mwiza, umukobwa ubona ko ateye neza. Turaje tumuha umwanya abibwire. Cameraman abanze abereka umukobwa mwiza waje atugana. Murakoze. Murakoze, nitwa Usanase Claudine, naturutse Kimisagara. Mfite imyaka 21, naje gushaka umukunzi ku Muranga TV. Claudine, ni ikihe kintu cyatumye muza ku Muranga Family TV kubashakira umukunzi, mudahisemo gushaka umukunzi mwihuriye mu kwikundanira? Nagiye mbona abashuti banjye baza bakabona abakunzi, nkabona ni byiza, nifuza kuza gushaka umukunzi ku Muranga TV kugira ngo ngerageze amahirwe yanjye ndebe ko namubona. Abo twagiye dukundana bagiye bambabaza. Claudine, abantu mwagiye mukundana bagiye bakubabaza, wakundanye kangahe, se byagenze bite, ni ibiki bitagenze neza? Tubwire muri make ko byakugendekeye mu rugendo rw'urukundo. Nabigerageje nk'inshuro nk'eshanu bigenda byanga. Hari uwo twakundanaga akajyamo hakinga kumva ibyo mvuga byose. Na nyine yambaza turi hehe, namubwira ati ndi mu rugo, nabyumva kandi ati ntago ari huri. Ntaziko yamaze. Bivuze ko wamubeshyaga? Bivuze ngo aramubeshyaga wakagufata? Yego. Abandi nyine ugenda usanga abahungu b'iki gihe, niba mukundanye no kuryamana, niba mutaryamanye muratandukana. Claudine, ku myaka yawe 21 yatubwiye, wanyuze mu nzira y'umusaraba y'urukundo. Kano kanya witeguye kuba noneho waba umukobwa ujya mu rugo ukicara ahantu hamwe, ubonye urashaka kuba umukobwa uri seriye wubaka urugo, bimeze bite watubwira? Ndashaka kuba umukobwa uri seriye wubaka urugo, ushaka umugabo
bakabyara tukubaka famiye nyine. uri kumva uri umukobwa uri tayari. Hanyuma se Claudine watubwiye defo z'abantu mwagiye mukundana ariko ntago watubwiye ku giti cyawe. Ese wowe ni ihe defo uyiziho? Niki uzi ko nawe ugoranaho mu rukundo? Claudine ni muntu ki mu bintu bijyanye n'urukundo cyane ko wabigiyemo cyane? Claudine ni umuntu udakunda kwambara ibintu binini, wambara imyenda mitoya, ugasanga rimwe na rimwe nyine hari abatabikunze. Abasheri bawe mugapfa ko wambara imyenda mito, mwarakwese utagabwa yambara kakubona nyuma wanyambara nyine bisanzwe, ariko agera akabyanga akambwira ntago bikunze kandi ngiye mbikunda. Bivuze ngo abasheri bawe byo mupfa no kwambara tuntu dutoye? Hari abo tubipfa, hari nabo babikunze. Claudine ni ihe defo yindi wize mu rukundo atari kuvuga ngo mwafuye kwambara utuntu dutoya? Claudine nyine uri muntu ki mu bintu by'urukundo? Hari uburyo ushaka usanga uri umukobwa utagira ikintu witaho, uri wa muntu ushaka ko umuhungu agukeyaringa ariko wowe wapi? Oya, keya abakobwa bose barazikunda, nanjye ndazikunda, ariko nyine aba ari ugufashanya. Niba dukundana ndamufasha nanjye amfashe, tugirane inama. Nzi gukora, nawe agomba kuba akora. None se Claudine ko ukigaragara nk'umukobwa muto, uragaragara nk'umukobwa mutoya, umukobwa wumva kuza ubwenge, umukobwa ukunda gukora, watubwira ni ukubera iki nyine ushaka gushaka ku myaka yawe nyine? Warambiye ibintu byo guca hirya no hino, bimeze bite? Biragaragara ko nsa nkaho ndi mutoya, ariko nuko nyine mfite taye ntoya, ntago ndi mutoya. Ufite agataye keza kabisa. 21 ni nayo leta yemera nyine kuba umuntu yashaka umugabo. Ngo nyine ndashaka gushaka nyiri mutoya, nkubaka famiye nyiri mutoya nyine, kugira ngo dukomereje ku ijambo uvuze ati urashaka gushaka ukiri mutoya. Claudine urabizi kubaka urugo ntago ari ibintu umuntu wese abyuka ati ngiye kubaka urugo. Kubaka urugo bisaba kuba ufite umutima ukomeye. Ku myaka yawe 21 wumva uburyo wababajwe, uburyo wagiye ugira urugendo rurerure mu rukundo, uri kumva umuntu muzahura ni umuntu muba muhuye ako kanya, ni umuntu muba mutarakuranye, uri kumva ufite umutima ukomeye wo kuba ku myaka yawe uzashika mu kubaka urugo. Yego. Witeguye kuba umubyeyi muri make, ufite gahunda, urashaka umuntu ufite gahunda cyane. Claudine urifuza umusore umeze ute? Ifuza umusore utari mukuru, utari na mutoya cyane. Utari mukuru, utari mutoya cyane bishatse kuvuga iki? Aba yafite imyaka 27 kuzamura. Umusore uzi gukora, umusore usenga, umusore wubaha nanjye akanyubaha, nyine tukubahana. Yego. Ku buryo n'abantu bazajya batubona bazajya bifuza kumera nkatwe. Claudine ushaka umusore ukora, umusore wiyubaha. Mbere y'uko umuntu akubaha ariko bisakwa nawe wiyubaha. Wowe icyo kintu cyo kwibaha ukiziho no kuba wabasha kubaha? Ntabibasha. Wabibasha ahubwo urabikora? Claudine. None se Claudine, uwo musore wifuza ntago uratubwiye, urashaka umusore waba warize se, umusore ngenje nko kugati ngende shaka umusore wize amashuri ya naya, nshaka umusore ukora iki n'iki? Wowe icyo ushaka n'umusore ukora, kuba yarize ntago ari ngombwa? Kuba yarize ntago ari ngombwa, kubera ko urukundo ntago bisaba amashuri. Yego. Ashobora kuba yarize ariko akagukunda, ariko yakugeza mu rugo akagutesha umutwe, akajya gukubita wapi. Claudine kubaka urugo mbigusubiriyemo nakubwiye ati ni umutima ukomeye. Urabona ni umuntu muhuye mutarakuranye, ufite karakteri zawe nawe afite karakteri ze. Ese uri umukobwa ubasha kuba wacisha make, niba umusore abashe kuzamuka wowe ukabasha gutuza, uri kumva ntago imirire ibiri yabana? Wowe ibyo bintu urabishoboye? Ngiye mubonye namwubaha kurenza uko niyubaha. Ntago wagera mu rugo ngo mutere hejuru ari wowe? Oya. Urukundo nawe mukunda sa ahubwo nanabikora.
Claudine, ntabwo urukundo ruhora ari paradizo, ntabwo urugo ari paradizo. Uyu munsi mubijyamo ari ibintu byiza, ejo ibintu bikanga, abantu mugashwana, ibintu ntibigende neza. Bivuze ngo wowe wahama hamwe ukihangana ugatuza, cyaba ari ikintu cyabaye mukakiganiraho, cyangwa wazingutwa ukahita witahira. Oya, ntago nataha, ntago nasiga abana banjye. Urumva nyine twaba tugiye kubyara tugakora umuryango, natuza nkaguma hamwe tugafatanya tukumvikana. Ubaye udafite abana ukagutanya gutera hejuru ahita wigendera. Oya, urakomeza nyine ukarebaho impamvu biturukaho, mukaganira, mugakemura ibibazo mufitanye. None se Claudine, kumva umusore umeze gutyo wifuza, umusore usenga, wese urasenga, wubaha Imana? Ndasenga, ariko gusenga ni umutima w'umuntu. None se Claudine, watubwiye ati gusenga n'umutima w'umuntu, uriyubaha, urubaha, hari ukuntu urugo rujya rugoranamo, sibyo? Ugasanga nk'uwo mugabo, uwo musore wifuza, uwo musore mwahuje biragize gutya na gutya, ariko uwo musore urashaka umusore umeze ute nyine, ubwo ati ngewe uyu nabasha kubana nawe, uyu sinabasha kubana nawe, uyu musore ikintu yankorera nakihanganira, iki cyo akinkore sinabasha kukihanganira. Ni ikihe kintu nyine umugabo wawe cyangwa se uwo musore yagukorera kukihanganira kikakunanira, handi uvuga ati urugo rurananiye? Ndashaka umusore udafite amadrede, udafite tatuwaje, umusore utanywa inzoga nyine ngasinde, bimwe by'abantu basinda bagatukana bakarwana. Umusore wubaha Imana, ariko ibyo byo kuvuga ngo twarutongana wapi. Gutongana aho bigomba kubaho, ntazibana zitakumanya amahembe, ntabwo mwabana mwumvishana. Wowe wamuturiza nyine, ngomba kumwubaha nk'umugabo, nk'umutware mu rugo. Ntabwo najya guterana amagambo nawe. Bivuze ngo nta kintu na kimwe umuntu mwabana yakora ngo kikubangamire? Kereka nciye inyuma. Aguciye inyuma? Urabizi habaho ibintu rumors, ibintu by'amagambo. Nshobora kuza nkakubwira nti umusore wawe, umugabo wawe namubonye gutya na gutya, namubonye mu rundi rugo, namubonanye na runaka. Eske uri wa muntu ugendera ku byo abantu bakubwiye? Naze nkakubwira ikintu nk'icyo, hadugera mu rugo ugaterera hejuru, cyangwa se wabanza wabigenza ute uwumvisha ikintu nk'icyo, cyane ko ari cyo kintu wanga? Oya, abantu bagira amagambo, abantu bashobora no kubikubwira ari ukugira ngo bagusenyere. Njyewe nabireka, nkabanza nkamenya neza, yego, nkaperereza, nkamenya koko kaho hantu ari habari. None se uramutse umufashe akakubwira ati yego nibyo naguciye inyuma, wamuha amahirwe akagusaba imbabazi akavuga ati iki kintu ndacyemera ntabwo kizongera, wamuha amahirwe ya kabiri cyangwa wazingutwa ukigendera? Afite uwo mutima wo gusaba imbabazi, akansaba imbabazi, namubabarira. Ukamubarira ubikuye ku mutima, atari ibyaho ndi byanyororeshwa? Yego. Ndumva urugo uzarubasha, ufite umutima ukomeye. None se Claudine, wifuza kuba uwo musore nyine, hari ukuntu ushobora kuvuga ati ngewe umusore tuzabana ndashaka abana batarenze 3, cyangwa se ndashaka abana batarenze 2. Wumva wifuza umusore mwabana mugashyira hamwe mukabyarana abana bangahe? Nkuko bivuze, ngewe ntago narenza abana 3. Cyane ko ubaye se wowe uvuga ati abo nibo mama wawe yabyaye, urugo ntago rwubakwa nkuru. Ubaye se wifuza abo bana 3, ariko uwo musore akakubwira ati njye ndashaka abana 5, ndashaka famiye ifatika, famiye y'abantu benshi, wagendera kuba abo ngabo ngo mama wawe yabyaye 3, cyangwa kuba ari bushaka, cyangwa wakubaha umugabo, wabigenza ute? Oya, njye nawe tugomba kumvikana. Nakumva nyine ari ngombwa ko abo bana mbabyara, nababyara. Nakumva atari ngombwa nyine, nabwo nkareba ukuntu nyine mbimubwira neza, atari ukuvuga ngo
ngo ndahita ngo ngenda ngo kubera ko ambwiye kubyara abana benshi, oya. bivuze ngo wowe witeguye gucisha make, icyo ushaka ni urugo rukomeye rufite umugabo nawe ukamubera mu mutima w'urugo, ibintu bikagenda neza. Yego. Hanyuma se Claudine, mu bintu twavuze, Claudine ku myaka yawe 21, waba ufite umwana cyangwa uracyari umukobwa nta mwana ufite? Ndacyari umukobwa. Bivuze ngo ubonye umuntu w'umudivorce ariko nawe akaba yifuza kujya guhereza urukundo amahirwe ya kabiri, akaba yarashatse bikanga ariko akaba ashaka gukomezanya urugendo nawe, ntago wamwemera. Wowe urashaka umusore utarigeze ushaka, udafite umwana, umusore nyine utaragerageje ibintu byo kubaka, umusore nyine, umusore niwe ushaka? Oya, yatumye atandukana n'umugore wa mbere. Wabanza ukamenya impamvu yatumye atandukana n'umugore wa mbere. Wasanga se yaraturutse kuri uwo musore, wabyihanganira, wabigenza ute? Oya, nahita numva ko nanjye nyine ari divorce. Ariko bivuze ngo abaye ari umudivorce ukumva impamvu ntago zamuturutseho, yagize urushako rubi, wamuha amahirwe ya kabiri? Nayamuha. Urashaka se umusore kuva ku myaka ingahe kugeza ku myaka ingahe? Kuva ku myaka 27 kugera kuri 35. Ataregeje 35 cyangwa atagiye munsi yayo? Yego.